nicaye ushaka ko nkubwire meze ariko ubundi uri nje nzi ko yanyeretse amafoto yanyu y'ubukwe ngira ngo uri umugore muzima witonze kumburisha itani ryigene. Guys, see you. Hello guys, it's your boy Luke. Nagarutse nanone umunsi mbazaniye umuntu bita Alliah. Mbasuhuza abantu ba. Hello guys. Barabona yuko rero maze iminsi mbitaho nabazaniye Nyabitanga abantu baramukunda nanjye ndavuga ngo why not ntazana n'undi. Ari gihe Carine yigize umuntu wa danger akajya nkubita prank akankoma buri munsi nanjye uyu munsi ngiye kwita murangiza birenze. Uyu muntu rero nazanye navuye mu Carine yavuye mu rugo mu gitondo avuga ko agiye Kimironko. Ariko yarabizi yuko nanjye uyu munsi ndibuza n'umukozi nawe maze nk'ikimwe bwa n'idukeneye umukozi wo mu rugo muzima busanzwe. Urumva expectation ni wa mukozi nyine usanzwe. None kandi muri gahunda yanjye ntabwo nshaka ko umukozi aza ahubwo ndagira ngo mbe mutegura mu mutwe uwo mukozi uyu munsi rero ndagira ngo ave ku isoko ajye ku isoko Kimironko asanga umukozi umeze nkanye nyine umukozi njya mukora utuntu tudisiripurize ariko irankora kabisa. Umva wenda bigufasha muhumura mwebwe mwicare mufata agasonga bugari mwicare murebe wahagiye gushya. Abantu bamaze iminsi mbona bari ya video bakazikunda bagatanga comment ariko bakibagira gukora sub. Ndimuragira ngo abarundi ngo babyondeho mukore subscribe. Iyo muri gukora subscribe muratumotiva kugira ngo dukore ibintu byinshi. Noneho bakorera like bituma naca ndikura cyane none umuntu yayisearching ikaba recommended muri YouTube. Ngo rero abantu bakore sub kugira ngo dukomeze kuba ibintu byiza nk'ibi ngibi. Tugiye kumutegeza tujye gusettinga amakamera igihe cyose aza kuzira araza gusanga umukozi mu rugo. Niko gahunda imeze. See you guys. Araje. Guys, murabona rero amba muri mu makuru ko mutakora video. Wetangira ubuzibyo. Mu cyumba ndaza mu bugendo bwose. Muri kumbona neza. Hi. Dias. Ndabona nkuzi mu bafilime. Bite? Dias. Kuri mu byombi wacu se bimeze bite? Ntabwo uziko se njye ugiye kuzajya ukora hano. Uti? Ngiye kuzajya mbakorera akazi ko mu rugo. Wowe? Agozana ngufasha. Narese n'umugabo ntabwo mwaganiriye ko mukeneye umukozi. Ese ko yambwiye umukozi yambwiye ari uyu nguyu. Nose ujyayo ukeka ko ntagakora. Narangije ishuri mbora. Nawe umaze icyawo ngana cyo n'umugabo wanjye ati ntagira ibintu. Mezeni ushaje kuvuga iki? Oya mabona. Amabona se yose ibyombo. Mabona akora akazi ko mu rugo. Umukozi wo mu rugo agira famille. Ntabwo nakwemerera kudukorera nk'ukuri nakubeshye. Usugo ngo ubwo se akazi bashobora ari nk'akayari ngaho bari. Usanze ntari koza ibyombo. Ubwo uzi guteka? Nyine. Gukoropa byose ndabizi. Shana ntabwo natumukora. Guteze. Kugize utatuma nkora umukozi ntabwo yigeze ambwira ngo ni umuntu uzwi. None se gutashakira umukozi mu bantu baba star arabona ntabwo byavamo. None mwebwe simwigize aba star sinsigaye mbona mukora ama prank n'ibiki. Niho twamenyaniye yaranyandikira arambwira ushobora gukora akazi ko mu rugo turavugana ibintu byose. Nawe uti naza nkagakora. Nyine ujya muri hotel se ko ari wowe heza haruta kuba uza gukora. Niba hotel se bari kumemba make. Arimo araguhemba ngahe? Iwe mwavuganya ngo ngewe yarambye ati akazi karakahaje kwica reka rwose nshaka mu. Wowe ukurikije hit mfite cheka wamanga akazi ko mu rugo. Wanyishura ngahe? Ngeze ku mukozi narenza ve. Ku mukozi wo mu rugo narenza ve se agiye gukora iki? Icyambere cyo nditekera. Rero ukuntu bimeze ngewe ibintu panzwe muri runo rugo. Kagira inkuru. Mukora ama prank
nzajya mbafashamo duke nabwo budushoboka. Ikindi reka nizi ibintu bya massage. Nuko masa umugabo wawe bamasa ntago abagore mbizi ko bamasa. Umasa abagabo gusa. Abagabo nuvuga ngo waza mwana no kujya umasa umugabo. Nzamumasa noza ibyombo kandi guteka ni rimwe ku munsi. Ikindi na n'uduprank duke mbafashe. Hanyuma ugahembwa kuko urabizi waramuzengereje. Nzajya mufasha kugukorera prank rimwe na rimwe utabizi. Neze bakubaza nk'ikibazo cy'amatsiko. Ni gute ushaka kumbwira ngo wowe amafaranga umushahara ni 500. Yigo Sheri ngo 500. 500 ngewe nta nubwo nabitekereza nizere ko abifute ku mugani we. Ni ukunda kuvuga ngo abifute. Twasinyanye contrat nose. Murayica umva ntago njye nca contrat ubwo munyishyura y'ukwezi nigenda. Hasi ko ufite amahani ni wowe yishyura. Ni wowe umemba. Yego rurema we. Ngo 500 ntunesha umwanya. Sundi burana wakora wikara kucyo bikazavamo. Nikaraga. Urimaye urabigira ukigenda ukirimango mena buri bintu ubundi urabona wazabishobora. None se kankubaze. Mu mushahara bazampemba harimo ko nimena ibintu nimwe ngomba kubyishyura. Uzajya ubyishyura tuzatubikwiye. Nimwe muzamubyishyura ku ruhande. Amafaranga yarabuze se none twebwe turayatoragura ku buryo yumva yashaka. Kuki se yemeye ubundi uri kunonganya ni ngewe wihemba. Reba nk'ukuntu wasize ucometse ibintu. Ubundi ushoboye iki? Uje no kunsomera ngo nshoboye iki wowe hano kuva twahagera ni wowe waje. Umva umenye ko nakuze nshobora no kugusimbura ugasohoka no muri runo rugo. Ngo iki? Ariko noneho si urwo narindiriye rwo naranarwandikiwe. Ubundi wowe uri gate. No ukeka ko nizanye baranyandikiye kuri Instagram. Turugani arambwira ngo akeneye umukozi. Nge nta kazi n'ibyo uswambwiye ko nzi niba ugiye ibiganiro byanyu mvuga ko nta kazi njya nsubiza inyuma. Ambwiye uti akazi ko mu rugo bimeze gutya na gutya ibintu dukora amaprank amalink ndeba ibintu mukora. Ambwira ko nshobora kuzajya mufasha kugutungura tukagukanga ibintu nk'ibyo. Nubwo mbikubwiye ega ni wowe uri kunesha umutwe ubundi urambaza iki? Uranshaka iki? Bangize inshinzi kuko nge ntago numva ikintu waje gukora hano. Kumbwira ngo uri umukozi wo mu rugo ukaza no kumpagarara hejuru ubundi ubuzahembwa nawe. Utekereza yuko amafaranga y'umugabo ashobora kuva mu mufuka we umugore atabigizemo? Uragira ngo mvuge nicaye ushaka ko nkubwira meze. Ariko ubundi uri nge nzi ko yanyeretse amafoto yanyu y'ubukwe ngira ngo uri umugore muzima witonze. Kumburisha itani ryigenda ubundi ubu ngubu nakora nkagameza ngaho. Ntago nagushobora. Ahubwo wowe uragenda. Njyahe? Aha ni iwanjye inshuti yanjye. Aha ni iwanjye. Uragenda witware gake. Igizayo amabuno yawe nishiriremo nishirire. Wowe ko nawe ufite ikibuno. Ikibuno cyanjye cyagutwaye iki? Igirayo nyine ndi kubona wanjye. Teka ko umugabo wawe se atajya ahura n'abakobwa bafite amabuno. Nuko byarama. Igirayo nibikira ibyo nivire. Ni njye ushinzwe ibi bintu. Genda. Habundi nta kabazo ufite mentale. Nshinzwe kubika ibintu byo muri uru rugo. Nshinzwe gukora amasuku. Ariko cyakoze ngenda kataraza zakanzarira. Ubundi mba mbona wagira ngo nawe baramuroze. Ako umugabo wawe ukumva ni imfura. Ariko yashatse inshinzi y'umugore. Oya ntago ari ubushinzi. Njyambwira umukozi ntigeze ambwira ngo nzazana umuntu uzwi. Uzwi wese ko ushaka kumenyekana wiri gukora prank mwirwa kuki umutungura kandi nawe wigeze gukina amafilime. None ko mwigize abastari ni gute mutashaka umukozi w'umustar urumva ari ikibazo? Ntago nge nabana nawe. Reka ntago uzajya ukora utanasubira cyangwa uzajya ukora bahano. Mba hano ntaha ayo matike se urumva yavamo. Ngo 500. Ebundi arengwa azasobanura ibyo ngibyo. Nge ntago 500 n'ibishoboka ntibinabaho ntabwo bizigera bibaho. Maze ukeka ko nishyurwa ngawundi. Uretse gato n'abakozi bakora no kumba n'ubwaye mu rugo rwawe ni kunyishura. Uretse gato n'abakozi bo mu mahoteli iyo wamukodesheje tuvuge gukodesha just kumuntu. Izina ryanjye se uri kodesheje wari kodesha ngahe? Ariko ntunyyemereho. Sinkushye nagushyaho
ntagushiraho umugabo wawe yabanye nashoboye kugira ngo nzane muri runo rugo ariko ubundi kikobwa wagihonda we wagusubiriza amazi akayagusuka wowe kubika se wowe ushyushya amazi wowe warangije kubika nzamugutekera mobayiro kubika umugati akashinzwe nako ngo ugakore ako umva mubwire twubahane wari wambwiye ngo iki ko ufite inshinzi y'umugore nawe namushobora none se umbwira umukozi wambwiye bivugisha ukuri ibyabaza none se urabona nazanye umutwe ako nuko wikaraga imbere y'umugabo wawe nabizanye uri inshinzi wowe nta ufite muri runo rugo wumvishe ese no kwakira abashyitsi seri ntago araza ntonganya ambwira uti 500 ngo ni menshi ngibi nose si buri kunesha umutwe yanze ko mbyoza yambujije ngo simbyoza muri gutuma nanavuga we mwabanje mukantega n'amatwi mukumva umbwira umukozi warambwiye uti sheri akazi karatunaniye hano none reka nshaka umuntu uzageza kudufasha ntabwo wigeze umbwira ngo ni ari sibyo none ari ase niki mbese mu buzima busanzwe si wambwiye ati akazi gasanzwe karavuna reka tujye dukora YouTube neza none si byo ndabihakana ibyo se ndabihakana none se urabona ari hano bitoroshye kubona viewership byoroshye muri uru rugo ibyo ahubwo muranyongeze niba mwanzanye kubera views none se reka mubaze ibintu biri murabizi cyane nabyo se waje muri industry utayizi seri reka kuntesha aba star bo mu Rwanda bafite abakozi b'abastari cyakabi urabizi iyo umuntu arakaye ntajya kuri kamera utangiye gutongana n'umuntu uzadushutinga umureba nayo ntabwo umutwe kanywa amazi cyako umugore wawe ntabwo ngiye nashobokana nawe mubwiye ibintu bya massage abarasaze yego ndabona ko yari zo none se ko ntabyo ashoboye ufite ishari kuma amazi se n'ibintu birenze ko nanjye nshobora kuyamuha nyine uburyo ukubayemo kandi ngiye mama niwe kuzuba nta nubwo wigeze unambwira ngo reka nguhe n'akantu ko kunywa arayo wasabye wenda wowe waye ariko njye cyakoze reka nkubwire ufite satani zakuyarikiye mu mutwe nkaba ntabizi kubera yuko ntabwo wambwira umugabo wawe sakunda massage mubaza amafaranga yishyuye muri massage yamubaza wishyura ngaha wishyura ngahe ngo abagore ngo nta experience bafitemo ngo niwe wazajya amasa nose abagore cyambere ahantu hose muba mworoshye kuba amasa ni ibintu bigoye abagabo nibo baba amasa akuye ukwera ahantu hose abagore ntabwo nkeneye kumva ibyo bya massage najya ku masaha y'iryo ngiyo yantaza aho ngaho mu tubari n'ahandi we ngo iki hasi niba uzajya mu tubari se habamo massage ntabwo nzi iyo biba icyo nzi ko nyine aho habera izo za massage kandi umugabo wawe ajya muri massage si wabimbwiye si ujya ubimusaba ukagura urushyi yarabimbwiye warambwiye uti nkeneye massage zawe none se waha umuntu akazi utabanje kumenya exactly narabipostinze kuri Instagram yanjye ntabwo uzi ko yamamaza arambwira ati ibyo bintu uri kwama ko nanjye akubundi ndi kukwisobanuriraho wowe uri boss wanjye ayo mafaranga se ko atayakura muri runo rugo ntabwo bishoboka none se nukora ukabona ayo winjiza nose ukeka ko naza kwasa ibyombo bataranyishura twamwameza abiri ya mbere ndi umumiliyoneri bumagaza aha reka nkubwize ukuri watanze ayo mafaranga ku muntu ukora akazi ko mu rugo gutyo waba nta uyu ni hori wani harimo shooting ese harimo massage ese ubundi waba yisubiye iwanyu nkaguma aha nka amezi 2 agashiramo nkajya mukorana na prank ndakurya n'urushyi kuko ufite amahani nutitonda ngereka mubwire sheri ukaze kuzuza uzise nabasubiye iwabo ngume hano ukore massage cyane nyiteze imbere nyuma y'amezi 2 uze mu rugo ntabwo genza bivamo nukaze kwirirwa unkoroga mu mutwe nzanira ibintu binkoroga ubusubiye umukobwa urabona yakora akazi hano ndashaka usanga kamunane birabyogeje ntabwo byogeje neza ntabwo yakora hano icyo cyo gikubwira niba cyangwa munyirukane mu bihombere bimeze ko ngiye banyishuye nigendere
amezi abiri n'ikintu reka uzi ko mu mezi abiri cyane ishobora kuva kuri level yo guhemba 500 cyangwa 600 ikagera kuri level ya miliyoni uko muri buvuga amabanga ya cano ngiye ntabyo nzi muranyongeza kankubaze urahitamo urugo rwawe cyangwa urahitamo YouTube urugo se ndarwimukanye si nguru urega urugo ni inzu nibirimo umugore yagiye bazana n'ubundi bikagoma ari urugo ni wisaza usubira iwanyu ujye utuza umugabo wawe n'umuntu wumvikana ugumya hano gato urugo ni inzu ikintu umaze kubona cyo umaze kubona uri urugo ni inzu n'umugabo umugore yagiye bazana ntabwo yaba ari muzima ngo arimo avuga ibi bigambo byose nose urugo ni iki ubu ugiye babona ko ufite urugo njye ntabwo numva ukuntu ushobora kuvuga ngo ugiye kwishyura ayo mafaranga angana gutyo ku muntu w'ibindi none se niba ushaka ko ushaka ari umukozi just umukozi niba ushaka ko azamura YouTube sibyo shaka ubundi buryo bwiza noneho buriya ndarya kurya byose ikibazo rwose mana ibintu by'ibiryo umushi ufite se watuma nanarya waretse akarya bikamanuka ngaho bimanura ako watuje kuki wasaze icyambe ari ikibuno uragifite umukozi w'ikibuno naseka nkubaza uvuga taye z'abakozi wagira ngo uri uwo muri misi uzajya ubapima n'ibiro ukaba wamuzanye hari ikindi kintu agiye gukora hano ariko ibyo bintu ngo byamaze wamuganye niba ari YouTube gusa imuzana byaba ari sawa ariko kumbwira ngo agiye kumukuza ngo ako massage umugabo wawe ndamutwaye uziko bazagutwara umugabo nese ujye kuyikoresha aho abantu mu bandi bakobwa utareba kandi konsi ihari ariko cyangwa zirika umva konsi ihari ntabwo ukora massage areba nese mu byumba bya massage nabizi ko abagore bajyamo nta bagore bajyamo hari igice nshobora kugeraho ukisaza ngo simpamase ariko muranyumvira we reba nkubwire ni uko numva nicikiye intege bitewe n'ahantu mvuye uyu mukobwa mba mukubise ako sheri reka njye hari n'igihe untera umutwe nk'ubu ni gute ushaka kumbwira ngo wazanye umuntu hano muri runo rugo ngo ibihumbi ngo magana angahe ngo aje kuzamura YouTube ntabwo ari ukuzavuga imirimo ye abagore no kubara imishahara y'abagabo muzageza ibyo biri kubabaje bitambabaza se amafaranga yo guhaha wabuze ibiryo wabuze iki nicyo wabuze ese ubwo viziyo ni ihema niba ufashe amafaranga 500 ukahemba umukozi uje mu rugo ngo ni umukozi ngiye mperuka twavuganye umukozi geye ntabwo nari namenye kandi umukozi uri muvuga sibyo ntabwo ngiye numvaga narenze 2025 by'umukozi kubera ko nditekera cyo ni kimwe ndajya neka ateka buri special nabonye umuntu nyine kurusha guteka utaraza namukoreye breakfast byari biryoshye kabisa bitandukanye ariko cyo koza bamugari kuki utakwishimira uzongera kuvunika kuko ibiryo byose nakongera kuvunika kuki utakwishimira kuba umugore uwo mu rugo ubyuka ukaryama ukoga ukaruhuka hanyuma bakaza kukumaza ukaruhuka hanyuma ukaza guhabwa tutamumasa kuki utabizi ahubwo wowe wamwikundishije akabikwigisha nkasiga nkwigishije muri ayo mezi abiri ese ubundi harya wamubwiye ko ntabyo nzi ntabwo nzi gukora massage ntabyo uzi ngo nuko ntagiye mu ishuri ukora utari profession cyangwa ngo urananiwe kuko ufite n'umushinga ufite umushinga uyu ni umushinga w'uburaya nta n'ikindi none se mvuge nisano turimo turigurisha urimo urarengera oya ni ukuri ntabwo ari ukurengera ntabwo ari ugutukana njye mba mvuga ibintu bigaragara ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu ngo azi akazi ngo kameze gutya na gutya ntuzi ko umugabo ashobora kujya kuyikoresha ahantu nyine bakora massage erega ntabwo nahakanye ibyo bya massage ahubwo hari n'ukuntu umukozi wa Carine umva ibindi bintu wowe ukwiye kujyamo nzagufasha wowe nawe hari ibindi bintu bya sauna yo mu rugo ubwo ari se ko tutabifite urabizi yabikubwiye nyine ntabyo mufite ni ukubigura ariko iyo yizajya iba rimwe mu kwezi ndumvuze ubwenge ku buryo n'umuntu ubonye bwa mbere umubwira ibyo utuzi rero ntabwo ngiye menyeye kuburana n'abagore
ngaho burana n'abagabo wa mugani nizo turabona ngo kumvikana kariya wanzanye twumvikanye ngiye kwikora akazi naho uyu mugore wawe ubugumane nawe ndabona nta kandi turarwana reka ni nagukoze haciye turika mahanga sanyi sinshinzi ndagukubitana iki gikokara kimera nk'amazi akame kamubwire naguswa robine yose umuntu iki ntabwo waramutse neza uvuye guhana umushihano unsuje neza wumvisha umukozi ikibuno kuteye neza umugabo wawe yabishimye ukuki uba umeze uko ese ubundi njyewe iyo umuntu ashize kuzanaho ubushinzi nawe ndabuzana reka nk'ukuntu ubabaye niwo byiteye ntukomeze kuntesha umutwe mvira mu byo mbigira nabyo ndanzi niko kanzanye uyu noneho wagira ngo yirirwa hinga amaboko ni ugukoraho gutyo ukagira ngo ukoze ni y'amasa mbabarira ntuze kunteza uyu mugore wazanye hano umugore va muri ibyo byombo ahubwo ndagusukaho amazi ninjye se utagusukaho ndagusukaho amazi seri mbara uzukuwe mu muhanda rero rwose mumpesha umutwe ibyo bintu ngo kuzamura YouTube igendera rero none nakubwiye ko nta kazi ushinzwe muri ino nzu kaho hako uyu mukobwa ni muzima ufite mu mutwe hakora neza ra niba utazi icyakuzanye uzakimenya umugabo wawe arinda ajya gushaka abantu ba masaje udahari ariko ubundi yigeze akubwira yuko wabuze umuntu mu masa cyangwa n'uburaya babazanye mu rugo gutesha abantu umutwe ubu wazanywe n'iki hano uzi ubwo nazanye n'uburaya nawe mfite umwanya nawe njyewe musaba umukozi avuga umukozi nako ni nawe wazanye ideko njye numvaga nta mukozi turakira winyisobanura nkubaza urifuza ko nkora iki masaje nyikuremo njye nishyuwe yikuremo rwose uyihorere ujye woza ibyombo gusa witahire ndumva uswa kugira ngo noze ibyombo nta mu masa gusa ntago nanjye sizeye koza icyombo ntago nabyigisha mbese n'ibitaro buri uzahitemo ikintu uzi neza bari cyo ukora neza nuvuga ngo wize massage niyo yakuzanye nize ibintu bya massage urumva n'ubukerarugendo tuzaba tujya no gutembera sheri ngwino hano wajya ukamureba ubundi ukareka kumpagarara hejuru ntabwo njyewe reka nkubwire sheri ntabwo nigeze ngutuma umukozi uzajya ntesha umutwe unsakurisha kandi ntabwo ndi umukozi madamu wawe wa kabiri mubwira cece aho kunyita uko wanyita umugore wa kabiri nanjye niko mvuze mubwire yoza ibyombo afate inzira atahe ajya akora ataha ntabwo sinakora ntaha uzajya umutegereza niwe wamuzanye ngo mwabyumvikane sinakora ntaha ubimenye sheri iyeranje niba wa n'ubundi wishyuye ujye ushaka uburyo ava hano njye ntawe ukeneye hano ariko uyu mugore waba ari mwirukanye nkagufasha kuzamura muhanexi hanze si next se ndimbwa mufate ushaka kumufata nk'abakozi baciriritse uyu mugore wawe ntabwo nshaka umuntu unsuzugura akushaka umuheke n'umugore ashaka baguheka waretse kuntesha umutwe sheri wambabariye ese ungaruriye ikibuno ko nanibere mu ndavugana nawe niwe mwavuganye tuvugane iki tuvugane iki nakomeza nareke kunshogoza no kuntesha umutwe usi imbere yawe yanesha umutwe wawe ntabwo uri kubi nuzi ushaka iki akuso sheri wambabariye ukareka kuntesha umutwe ahubwo amasaha yo kukumasa yageze sheri wambabariye urangize biratete iki nabiranga kuntesha umutwe wambabariye ukareka nawe rero n'umugore wawe ndabona mutari seriye umva mubwire jya mu cyumba tuze mu mutwe ugaruke uzane cya gikapu nazanye mu masaha yo kukumasa yageze ese ubundi ibi bintu namwiyamye akushaka iki none se aravuga ngo arabikora akaza kumva ntagira icyo akora ntacyo uri kubikoraho uri kubona ari perfect nta kintu na kimwe yananiwe njye natangira kujajinga umuntu utaramara n'amasaha none se nyine nanjye namuretse nagenda ko yakoze iki imbere yegereye nakoze breakfast hari n'akamasaje ka mu gitondo namukoreye ubwo se uragira ngo nkubwire ingwite nyamara reka nkubwire n'akazi hamagara kandi uzaba ureba umuntu w'umugabo wanjye ahubwo no gutuka
uri senyera akazi mpamagarira mbaye mbikubwiye kandi uzaba ubibona pe ariko uyu mugore arahanagura ibiki niba wihamagara uzabibona kandi nuko ushobora kwerekana ko uzi akazi kamunaniye ese uko amazi yamenetse hano nyine ko ahubwo ndayakumenaho uragira ngo ntanagura ayo mara nose urabona afite amaboko arindwi ndayamumenaho ese harya iyo njyewe ko ntananumva byibura unaza munambwira uti ari kumenyereza niwe wakabaye umenyereza uri kumbwira wowe yakumenyereza wamumenyereza ibi nakakumenyereza masaha ukazasigara mu kazi nawe after ma ni iki kintu cy'igishobora kikundi ko wowe nawe hagaru gutukana urumva mu mutwe ari ikintu kibiriza uyu mugore nongeye kubunuka turashwana gereho mubaza ni gute sinzi aho ari ubwenge bw'abantu urongera kubunuka ngiye turashwana wese ndakuvuze ko ngende kuvubaza uwakuzanye ntumvuge untinye kuruta ibindi bintu byose ngewe niba ari abakozi wazanye ntabwo nzabana nawe hano wasohotse ariko ibintu bye bibaye ngo wasohotse rwose pe ndaye mbikubwiye niba ari uku nguku bigiye kujya bimera ari agasuzuguro niba koko aje kuba umukozi hano ubu muri iki kibuno cyanjye si orujinali ntabwo kino kibuno ari orujinali ntabwo bishoboka ntabwo njye nabana n'umuntu wiri gusuzugura umuka sinzi wikwitoratoza ntabwo njye nabikora sekuru murakora karasisi uragenda uzenguruka ugaruka niyo nzengurutse asanga ngakandagiye ariko ufite amahane yabyimbye n'umufungura se nta mbaraga turi mbabarira kandi ntukomeze kumaramo isukari pe numvishe icyo nakubwiye ko njye ntazabana nawe hano ariko ushaka kubana nande urabona imirimo wacu we nta kintu nongera gusubizanya nawe uwakuzanya gusubize aba ari uzajya bijye bimucaho bikugarukeho rero babaho nk'umushyitsi ntuzongeye kunsakuriza dore ibyo mba ndabirangije tugiye gukora massage rusaza tugiye gusigara hano tugiye mu cyumba ariko uri kumusaba uruhushya rero nawe uzaba umugabo w'inganzwa ntabwo bizo ako se kumenaho abantu amaso ye ariko uyu mugore ngiye mu cyumba icyo maze cyawe cyari nakubwiye ngo njye ntunteshe umutwe urumva ntabwo nabana n'uyu muntu hano nta nubwo namara n'amasaha arenga 3 we nawe hano umva nkubwire ntakubera ndasiga nkubitiye hano naba mbonye umuntu uko ushobora ntabwo njye nabana n'uyu muntu hano pe rwose kandi ntabwo nkeneye ariko uruhande ndi bubivemo uzambuza amahoro sinyereye umuntu uzantera stress sinyereye umuntu utuma numvise ihe stress igihe cyose nabamuza n'umukozi kutamuzanye ubundi wowe ariko wowe nawe uri kuntiza njye nkorera ku masaha nk'abazungu ibintu reka nkubwire ntabwo wigeze usaba kuzana umukozi ndashaka ngo utuze nta yandi magambo dufite hano menshi tekereze topic mugiye gukoraho urumva ese ubu mwakora na topic imwe atukanye bigakunda ngira ngo nyine mwiyunge saba imbabazi by'amakosa wakoze makosa kubera ko naje abantu bakamukira mu rugo ayo ni amakosa ninjye wakoze ariko mu rugo ibiki njye ntabwo naje ntukana ariko ubundi wari uhari umva ukuntu uri kumuvugira wari uhari nyamara kukubwira ko ndi umukozi wa hano warekinze gute nakubwira rero uzi gute wa umukozi hano kandi koko birumvikana umuntu nk'ari uzwiho inaha mu Rwanda izina afite niryo kuza gukora hano tureke kubeshya tujye none se amafaranga ari muri iyi nzu ugira ngo ntiyanzane erega amafaranga ntago atoragurwa sibyo ntago yafata amafaranga yese izina ryanjye naritoraguye ngo yaterere inyoni ntago ari to genda inyoni kandi umugore ari kurengera soze gutuka nawe dukore massage cyangwa ugumane n'umugore wawe n'undi mwanyishe nigende magana tugende reka nkubwire niba uzi kujyanye n'uyu muntu
ni divorce paper rwose uziza ibi mwihaye bya divorce nukuri kanagaso ako muvangura imitungo akaba abagore ushaka kuzana abandi undi muntu wagiye rwose ngo divorce Pranka. I'm tired of this game rwose mbabarira kandi serious Nakubwira ngo tureke prank ukabyanga. serious I'm tired nukuri jena mbareka mubwire bivuga mbere n'ubwanyu Kuri ze nta muntu mukuru uri ni prank n'ubwa mbere n'ubwanyu manje sheri n'ubwa mbere n'ubwanyu rimwe bwa nyuma ugabanire ntunyibeshye ngo yo poli wirira wirira po ni ukuri n'ubwa mbere n'ubwanyu kuko nta bintu ari byiza warite poli ngo musoze ako warugeze ku kantu ka divorce kandi muri sinajye kandi mugo niko gatumye duhagarika prank rwose nondarambiwe warurambura umugabo sinamusuhuje namusuhuje twajyaga kugenda agasara kandi ko mu cyumba ariko ntabwo akemera ubundi ni ibiki ukorera mu cyumba kutinya ako ibintu byo mu cyumba ibiki mu cyumba ntabwo ari sawa ukuri ntabwo sheri ngo pole ntabwo tuzireke rwose ntabwo ndabyemeye muzireke muri ko nimwishyura nta deni dufitanye nza kwishyura reka nkubwire sibyo hari igihe ukora ibintu ukagira ngo ntabwo ubikoreye afite umutima ntabwo afite amaguru n'amaboko ntabwo afite ibyo wakoresheje guys nibo ndegera nasi ndegerere ubundi mfite hano wanyu ariko timu yawe bamaze iminsi barandakariye batakurakarira ariko ureba nawe iki kizungereza ubashije gukora yakubwiye ngo gukora ako kazi yakubwiye nuko wari warakara ikibuno ngo ni pirate ndashatse gusobanurira muri gikorana ndabatetse mutira ntabwo mbere nakwikaruba nkabishobora nabyo nabonaga afite ikibazo cy'ikibuno kandi murabizi ko basigaye babikora niyo nza kubyumva ndari kujombaho se timu yawe irangije izongera kubyuka mukomeze mukore subscribe musharinge murabona ko tubaha ibintu byiza timu yanjye ngize amatsiko yo kuyireba wagira ngo ni filime kurakuripa yewe muntu urahirima ikintu nshaka kubwira abantu rero abantu baza n'abakoze noneho yanzutse amazi ubu ngubu umugongo wose uratoze reka mbanze mbivuge ikintu cy'amakozi yewe kumbwira ngo umukozi w'ibihumbi 500 sheri kuri muri kandi wavuze ngo w'ikibuno nyine nabyo reka iyo baragiye kuzana umukozi ngazana umubi hari reka mpereho ariko ibi ni ibibazo hari umuntu ureba afite abagabo rero ntibagira formule niyo yaza adafite ikibuno hari uhita muririra hoya ashobora kumukunda umugabo ari ingeso ari ingeso ntabwo areba ngo ariko njye noneho nabaraga ikintu cyitwa amafaranga sibyo iyi si irahenze nk'abantu ibihumbi 500 ku kwezi aho urayumva tumwakije wari umwakije nyine ariko njye numvaga bimbabaje kubera iki sibyo rwose pe izina afite ryadufasha ryazamura ku rwego ntabizi sibyo ariko waba ugasanga akenge kari hehe ariko ufite imibare udateye imibare imirwa ayo mafaranga wabigira ute ariko rega famiye ni famiye buri iyo ukiri single ntabwo umenya wibara wenyine ariko ubu uyu nguyu ejo bundi azaba afite n'abana ubwo se arimo arabara 500 y'umukozi noneho hazishyura angahe nihaza amahanga mwakoze kudukurikirana cyakora nyine iyi famiye irashimishije gukorana nayo ni byiza kandi nawe urimo reka ariko n'umwana mwiza nawe ari ntabwo mugambanya bari Steve nta nubwo yaseka
byandakaje aya mazi ashyushye wari ugiye kuyansukaho ayanywa amazi ashyushye mu busaza nyine binjemo bigishina inkoroze inyuma gakeya akantu ko mu cyumba ngo akantu ko mu cyumba ubundi uyu nguyu ku cyumba ni ibibazo ariko kwanza reka nsezere guys ndumva umujinya utangiye kuva bye